bavandimwe mukurikiye iri teraniro aho muri hose, haba hano mu gihugu ndetse no hanze, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Revera Rwibasira, abandi umushumba mu itorero rya Bethesda Holy Church. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza mwese abagiye gukurikirana iri teraniro. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru uhoraho, Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye iki gitondo cyiza uduhaye, ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ngushimiye ko waturinze muri iki cyumweru cyose gishize, tukaba tugeze kuri uyu munsi turi bazima. Urakoze ku buntu bwawe n'imbabazi zawe zagiye zirinda buri wese muri twe aho turi hirya no hino. Mana uhabwe icyubahiro, tugushimiye ko ukituzigamye, urinze intambwe zacu kandi uradukunda utwitaho. Reka rero muri iki gitondo cyiza ubwo duteranye tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka Wera asure buri wese aho ari mu rugo rwe, aho ari mu nzu ye, aho ari yicaye. Mana ubane na buri wese, imiryango yose iteranye muri uyu munsi uyifashe, amateraniro yose, amatorero yose yagize amateraniro abaho umugisha, natwe duhe umugisha ijambo rye ryubake imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero mwese ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6, turaza kongera dusome n'indi mirongo. Haranditswe ngo, Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Iyi nkuru abantu benshi barayisoma kandi irazwi. Ni inkuru ya Yohana Umubatiza, uko yakoze umurimo. Yohana Umubatiza turamuzi, turamwibuka, ni umuhungu wa Zakariya na Elizabeth. Yohana rero amaze kuvuka yakoze umurimo ukomeye nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aho Yesaya avuga ko Imana izatuma integuza ya Yesu. Yohana rero yaje yitwa ijwi ry'urangururira mu butayu, aho yabwiraga abantu ati, muharure inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana ijwi rye ryumvikanye mu butayu bw'i Yudaya. Abantu bose batuye i Dekapoli, batuye i Galilaya, batuye mu nkengero zaho, bose baraza baza kuri Yorodani bazanywe no kubatizwa no kumva amakuru Yohana avuga ubutumwa. Rero abantu barihana nk'uko dusoma mu gice cya 3 cy'ubwo butumwa bwa Matayo, ahanditswe ko yabigishirije aho mu butayu, akabigisha umubatizo, akabigisha ijambo ry'Imana. Abamaze kwihana bose akababatiza, hanyuma akabayobora mu nzira y'ubwami bw'Imana. Bibiliya rero iratubwira ngo igihe cyarageze, Yohana arafatwa, arafungwa. Yohana arafatwa, afatwa na Herodi, bamushyira mu buroko. Ntabwo tuzi iminsi yari ishize, ariko nkeka ko ari iminsi itari munsi y'umwaka. Yari amaze avuga ubutumwa, yari amaze yigisha, yari amaze asobanurira abantu iby'ubwami bw'Imana. Arafatwa, arafungwa. Amaze gufungwa agira ikibazo cyo kuba ari muri gereza kandi
yaratangaje umuntu w'umunyamaboko uhari, akagira ikibazo akibaza ati ese uwo nabatije nkamuhamiriza abantu nkababwira ko uwo nguwo ntakwiye no kumupfundura udushumi tw'inkweto bite ari he? Ijambo tugiye kuganiraho narihaye umutwe uvuga ngo wishidikanya Yesu niwe. Ndagira ngo mpamagare abantu batari ababetesida bonyine, abashobora kuba badukurikiye n'abazakurikiriza inyigisho ku ikoranabuhanga, mbibutse ko badakwiye gushidikanya ko Yesu ari we. Hari ibibazo biri kwibazwa, abantu babo batari ko ibi bintu bimeze biti. Hari n'abavuze batari ko iby'Imana yari yavuze bizamuri uyu mwaka biti, ko atari byo bibaye. Ndabibutsa ko kuvuga ko Imana ari indi mvugo ikomeye, kandi iyi Imana ivugira nko ku misozi myinshi itareshya. Hari igihe rero ibivuga ikavuga ku musozi, tukareba ibintu biri ku musozi, ariko hirya yaho hari ibindi, no hirya yaho hari ibindi. Ntabwo bibuza rero ko Yesu aba ari we akiri wa wundi. Wishidikanya rero Yesu niwe, niryo jambo tugiye kuganira. Yohana rero amaze gufatwa, yohereza ibaruwa, yohereza intumwa, ziragenda. Yazibwiye ko zimubaza ikibazo gito cyane urebye, ariko cy'ikibazo. Ubutumwa bwa Yohana ni ubutumwa bugufi ndetse cyane ariko ubwo butumwa burimo ikibazo bivuga ngo mumumbarize ngo mbese ni wowe wa wundi cyangwa dutegereze undi. Umuntu yumvise iki gice cyangwa iri jambo yagira ngo ni ijambo ryoroshye. Yohana amaze gufungwa aramutumaho, aramubaza ngo ese ni wowe wa wundi navuze, natangaje, nabwiye abantu, navuze ko nta nagutinyuka gukora ku birenge, inuma yaje ikagwa ku rutugu rwawe ubatizwa, ijwi rigahamya kuri umwana w'Imana, eske ni wowe? Abantu barimo baribaza batari ko ni Yesu wavuze bya bindi byose twumvise, niwe kuki se uvuga ko atari we? Niwe, ongera wibuke niwe. Nta bihamya se ufite, ntufite n'ibimenyetso byinshi bikweme, nta n'ibyo wanditse, ntubizi ko atanabivuze rimwe yabisubiyemo kabiri gatatu. Niwe, wishidikanya niwe. Imana ishimwe, niwe. Akenshi iyo tugeze mu bintu by'ingorane by'ingorabahizi, niho ibibazo bituvukana tugahindura imvugo n'ingiro. Ariko nagira ngo nkubwire muri iki gitondo, wishidikanya ngo usubiriremo niwe. Ndakomeza gusubiramo iri jambo kandi asaba Imana ngo uryumve neza. Niwe, ibyo yavugiye hahandi niwe, ibyo yanyujije muri bwa butumwa niwe, ibyo yanyujije muri wa muhanuzi niwe, ibyo yanyujije muri aho wari wasengeraga niwe. Niwe wishidikanya, ntabwo ari undi. Nasomye aya makuru ndatangara cyane. Ukurikije uko ikibazo cyakugezeho, ukurikije imirimo wakoreye Imana, ukurikije uko wahamije Yesu, watekereza ko Yesu atari gutinda mu gihe kingana gitya. Nawe tekereza nyine igihe usabiye, igihe uvugiye, ndetse n'igihe wakekaga ko ibintu bishoboka, n'igihe wakekaga ko ibintu byaba, ntabwo byabaye. Murabizi korona itangira rwose twakubise amavi turavuga ati Imana icyumweru gishire, yewe hari nabwo twateka iki gishire birangiye, ikindi cyaza tukavuga ati noneho Mana hashyiraho finale, ariko ntibifinalize, ntibyemere. Ariko ibyo ntibivuga ko atari we. Niwe, nongere nkubwire, niwe wavuze. Watekereza ko Yesu atari gutinda, ukibaza utese yaranyumvise, yaranyihoreye, ese koko niwe twavuganye? Reka nongere nkubwire ko ari we.
niwe mwavuganye, ufite ibihamya kandi ibihamya byinshi, nanjye ndabifite. niwe wavuze. Yohana rero yatangajwe no kubona hashira igihe Yesu ataramugezeho, hanyuma nyine hamutumaho intumwa ririya jambo. Twamubonye ngo ese ni wowe? Umva ku murongo wa 2 n'uwa 3. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Ubu butumwa nubwo atari burebure, nyamara burakomeye, buragaragaza umutima urimo amaganya, umutima wa Yohana, umutima wakomeretse. Yesu yashoje avangwa hirwa ibyo bitazagwa. Muri iyi minsi ntabwo tubizi, ntituzi amakuru, ariko iyo wumva impumeko z'abantu bamwe bagenda baganira n'abashumba bamwe baravuga ati, nitunafungura tuzabona abantu bake. Bazaba barazize iki? Ndagira ngo nawe ufatanye nanjye gutekereza, bazaba barazize iki? Igisubizo ni iki? Bamwe bamaze kumva ko atari Yesu wavuze, ko ahasigaye ari ukwirwariza, hasigaye ni ukwirwanaho, hasigaye ni ukureba uko umuntu yakwikura hasi. Bintu byarakomeye. Yohana nubwo ubutumwa ari bugufi, ariko buragaragaza umutima ukomeretse. Reka nongere mvuge nubwo tutari kurebana, ariko ndimo ndakureba nkabona ufite umutima ukomeretse, ufite umutima ukomeretse, ufite umutima ufite amaganya, ufite umutima uri mu nzu y'imbohe, umeze nka Yohana uri mu nzu y'imbohe, kandi wategereje ijwi. Naratangaye n'abasenga muri iyi minsi, Yesu asa naho atakivuga ngo yerure. Muzabaze n'abandi basenga n'abandi bose, kandi nawe kumva imvugo ya Yesu muri iyi minsi sinzi uko bimeze. Ameze nk'umuntu watwihoreye, ntiyavuze avuga mu yindi mvugo, ariko niwe aracyari wawe. Umuntu yaratwigishije aratubwira ngo niwakomanga ku nzu y'Imana, ngo hari ubwo ukomanga ngo yakubona uturutse ku irembo igahita ikinga, ngo wabona wakomeza gusatira umuryango igashyiraho amarido, ngo wakomeza kwegera umuryango ikazimya n'amatara, ikicecekera inzu ikaba umwijima. Ariko aratubwira ati nubwo bibameze bityo, irimo, irahari. Komeza ugume ku irembo, komeza ugume ku muryango, amaherezo izasanga ugihari. Yesu niwe. Muri iki gisengesho rya benshi, ubutumwa barimo guha Yesu ni amasengesho yo kumuhata ibibazo. Bene data, ubu ngubu ugiye mu byumba, ubu ngubu ugiye ahantu abantu biherereye no mu nzu zabo, isengesho ntabwo rikirishimwa Mana, ndagushimira ibyo wadukoreye, ndagushimira umugambi wawe mwiza kuri twe, ndagushimira ibitangazo uduhaye, ndagushimira ahubwo ni isengesho ririmo ibibazo. Twakora komparezo kuri kiriya kibazo cya Yohana ngo ariko niwe, se ni wowe. Benshi barimo barasenga bavuga bati, ariko biteye ibi bintu urabireba, korona urayireba, ibihombo yateye urabireba, akazi kabuze urabireba. Isengesho ni ibibazo, ariko ntabwo dukwiye guha Yesu ibibazo. Mureke tureke guha Yesu ibibazo. Se turamuhata ibibazo kubera iki? Ibyo yavuze se, ibyo yakoze byo hari ibibazo twari twamuhase. Ese ajya kuduha amasezerano hari ibibazo twari twamuhase. Ko yabivuze kuko yadukunze, yatunezerewe, turi imbere twamukoreye. Gabanya ibibazo, gabanya isengesho ry'ibibazo. Niwe Yesu, niwe. Ntabwo ahindurwa n'ibihe. Korona ntimuhindura, ntinamugeraho, aho ari ntihagera. Iri hano iratuzengereza twebwe, ntabwo yamushobora. Niwe. Abantu benshi rero barimo barasenga ayo masengesho y'ibibazo. Urareba, dore nibi, urareba, ese koko ibyo wavuze bite? Ntabwo ari byo. Yohana arabaza ngo ese koko ni wowe cyangwa dutegereze? Reka tugaruke gato. Umunsi Yesu aza mu gitondo aje kuri Yorodani, nimwibuke, Yohana ngo yamubonye aturutse nko ku irembo,
abwira abantu bose, aravuga ati atansiyo, nimwitegereze murebe, dore nguriya intama w'Imana, mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndetse atanga n'umuhamya, aravuga ati ariko jye sinari namuzi, ahubwo yantumye kubatirisha abantu amazi, niyo yambwiye ngo nzabona umwuka mujeho nk'inuma. None rero nguri iryo jwi rya Yohana, ubwo buhamya imbere, nimurebe namwe arabwibagiwe. Abantu benshi barabyibagiwe. Reka mbwira ababetesida, ibyo twabwiriwe ku Muhima, ibyo twabwiriwe hano, ntabwo muzi ukuntu ari byinshi, ibyasohoye se byose byinshi. None se kuki Yesu none hahindutse ntabe bite? Ndabwirana abankurikiye bose banyumva n'abandi bazumva izingiro, ndababaza, eske Yesu ahinduwe na korona kuba atari we? Eske ahinduwe no kuba ibiciro byazamuka nubwo bitazamutse? Eske ahinduwe no kuba inzara ibayeho? Ahinduwe no kuba sakazi katabonetse? Nicyo gituma atari we? Niwe Yesu, niwe. Wishidikanya. Nongere ngusabe ureke gushidikanya. Mu gihe Yohana rero yari yiteguye kubona igisubizo cyiza kivuye kuri Yesu, yatunguwe no kubona igisubizo wareba witonze ukagira ngo ntigisobanutse. Yohana yatumye mu nteruro imwe, sentence imwe gusa, ikibazo. Yesu amusubiza muri sentence 8 cyangwa interuro 8. Nimwumva uko yamushubije. Yabwiye abo bantu, nta nubwo wenda nzi ko banicaranye ngo bamubwire bati Jean Baptiste agutumyeho, haratubwiye ngo tuze tukubaze, uri we cyangwa se dutegereze undi? Niwe wa wundi yavugiye abantu? Ntabwo nari mpari, ariko umva uko ntekereza ko bagiye banakaze. Kandi buriya Bibiliya ifite amateka akomeye, nimwakomeza gusoma no mu byakozwe ntimwa muzasanga hari ahantu hagenda haba amagurupe y'abigishwa ba Yohana Umubatiza. Abanditsi bamwe bavuga ko guhera uwo munsi Yesu ataje gufunguza Yohana ngo amukure muri gereza, abigishwa bagiye bavuga bati ibya Yesu nta wabimenya, twe turi aba Yohana. Niyo mpamvu Paulo yageze aho yandikira abakuri navuga ati ariko mwe kuki muvuga ngo muri aba Paulo, abandi ngo muri aba Yohana? Ntangazwe n'ukuntu abantu bakomeje kuvuga ngo bo nabigishwa ba Yohana, bo nabigishwa ba Yohana. Bishobora kuba byaraturutse ahangaha, babonye Yesu adafunguje Yohana, baravuga bati turi aba Yohana. No mu Efeso hari aba Yohana, babandi bo Paulo na Paulo bigishije, n'ahandi uzagenda ubabona biremyemo ako kantu. Ubu butumwa rero buravuga ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye, ibyo mwumvise, impumyi ziramuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Abankurikiye, mureke mbasabe duse n'abaceceka gato dutekereze. Ubu butumwa buhuriye he n'ikibazo? Mugende mubwire Yohana ibyo mwumvise, basanze se ari ibiki biri kuvuga? Si Yesu se wari imbere y'iteraniro ahabwira ati ubwami bw'Imana, ahabwira ati nimwihane, ahabwira ati dore rero reba ibintu bimeze gutya, umubibyi yabibye imbuto. Ibyo ngibyo ni iby'intumwa za Yohana zasanze biri kuri tere. Nibyo mwabonye, impumyi zirimo zirahumuka, barabibonye, ibirema birimo biragenda. Ariko wabatumye yavuge ngo mumubaze ngo ni wowe. Yesu wenda mu magambo yini yajya kubabwira ati mubwire Yohana ko ndiho ni jewe ndacya. Ariko siko yaravuga ati murebe imirimo, murebe ibikorwa. Hongera urebe se ubwo wowe uramutse witonze gato mbere yo guhata amasengesho y'ibibazo, wasanga nta bisubizo birimo hagati aha muri iki kibazo. Ubu se kuva korona itangiye uriye kangahe? Kutapfuye se? Nese wakoraga hehe? Nese wari umeze ute? Kutarwaye se?
ku bundi wajya gurwaragurika ariko Imana ikaba yaragize itya kugira ngo bidahuna na korona wenda ukajya no kwa muganga. Kuki si ibyo utabireba? Hagira ngo kuki utabireba? Wowe urahata ibibazo ariko ibyo nabyo ntubirebe. No hagati aho mu kibazo, no hagati aho mu ngorane, haleluya, no hagati aho ngaho muri iyo fundane n'ubwo utabibona harimo ukuboko kwa Yesu. Yesu arahari, aracyari wa wundi. Imana ishimwe, aracyari wa wundi, aracyari wa wundi. Nahoze mvuga nti ikorana nirangira tukajya mu rusengero muzumva ubuhamya igiti kizaturika, kizaturika. Tuzumva abantu bariye kandi bitajya gushoboka, batari bafite n'igiceri kuri konti ariko bakaba barariye amezi akaba arangiye bariho bakibifite. N'ubu kandi bakaba bazakomeza no kurya, batarwaye, batagize yewe n'inzu babonye uko bazishyura. Murebe igitangaza. Nabo manyirazo bageze bakavuga ati mwiberemo turabona ibibazo. None se kuki uvuga ko Yesu adahari? Yesu rero mu kwandikira Yohana we nako mu gutumaho Yohana yarazi ibyo avuze. Aravuga ati mugende mubwire Yohana ibyo mubonye, mumubwire ko imirimo igikorwa. Imana ishimwe. Reka mbwira abakristo ko imirimo igikorwa, nubwo tudateranira irakorwa iwawe urabizi, irakorwa iwanjye ndabizi, irakorwa bitangaza, birakorwa. N'ubu Yesu aracyadukiza, aracyadukingiye. Haleluya, aracyadukingiye, aracyatubeshejeho, aracyari kumwe natwe. Niwe ni wa wundi. Mubwire ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, birema biragenda, bakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Ukurikije uko iki kibazo cya Yohana cyavugaga, mu buryo bwacu nk'abantu twatekereza ko nibura Yesu yari kubona ubutumwa akamwandikira amubwira ngo umva uko ntekereza. Ku mukozi wanjye Yohana, komera kandi wihangane, mbabarira pe, makuru yawe narayamenye ko Herodi yagufunze kandi byarambabaje, ariko nk'uko ubizi imirimo myinshi yankomye mu nkokora ituma ntakugeraho. Ariko vuba aha nzaza kandi nzasiga nkemuye icyo kibazo, kuko ntashobora kwibagirwa imirimo wankoreye ku bwanjye. Nijye shobuja ugukunda Yesu. Ndagira ngo wumve iyo context cyangwa iyo text jewe nari kwandika uko ntekereza. Ndahamya ko Yohana yateze ati nansubize kamemu, aransubiza ibintu bibifatika. Niho nateje ndavuga nti jewe yomba ari uko ntekereza, ndavuga ngo Yesu aba yaranditse ati ku mukozi wanjye Yohana, komera kandi wihangane, mbabarira rwose, amakuru yawe narayamenye kandi byarambabaje, ariko kubw'inzitizi z'umurimo myinshi bimbera inzitizi mbura uko nkugeraho. Ariko vuba aha nzaza kandi nzasiga mu kibazo, kuko ntashobora kwibagirwa imirimo ikomeye wakoze ku bwanjye. Nijye shobuja ugukunda Yesu. Yemwe abankurikiye, ese mwe murabona atari ko Yohana yarakwiye kubona ubutumwa buturutse kuri Yesu nyuma y'ikibazo? Dusesenguye neza rero ubutumwa Yesu yohereje Yohana bugaragaramo ko Yesu atazaza kumureba. Namwe ndagira ngo mumfashe gutekereza. Umuntu kwandika ibaruwa nk'iyi ni nko kugusezeraho. Niba upfa wipfire, niba upfa kawe karashobotse. Umugabo umwe yari afite umugore usambana, agasambana n'abantu benshi. Umugabo akajya bimusaba, akamubwira atari ko wazambare ko ngukunda madamu, ko nagiyewe ntabwo uca inyuma, wazambabariye rwose agahora mwinyi. Umugore aranga abigira ingeso, ndetse kugeza nubwo atangira kuzana abasambane mu rugo rwabo.
munsi umwe rero ngo umugabo ashaka gukora akantu ko kugira ngo agaragarize umugore ko yababaye cyane, aramubwira ati ariko nziyahura. Ubundi iyo umuntu aziyahura nta nabivuga. Yemwe abankurikiye, wiyahura nta bivuga. Iyo ugiye kubivuga buryo bugira ngo nyine bigire uko bigenda. Hanyuma kubukeye ngo yandika ibaruwa, aramubwira ati mugore wanjye nkunda, urabizi ko twakundanye muri fiyansaye, urabizi utuntu nagiye nkugurira, urabizi igihe dusohokera ahandi ibyo nagukoreye, twa tuntu nakuguriye, urabizi ubukwe bwacu uko bwaje, urabizi na nyuma yabyo uko twagiye dutemberana, mugore wanjye urabizi. None rero ubwo wanze ukampemukira, urabeho ngiye kwiyahura. Ngibaruwa arayijyana ayishyira mu cyumba, bari baratandukanye, umwe aryama mu cyumba cye, ayishyira mu cyumba cy'umugore we. Umugore aje arayisoma maze nawe afata ikaramu. Sinzi n'igitumye unyandikira utya, ariko ndagira ngo rwose ahubwo iyo nza gusanga wiyahuye mbere yo kunyandikira, ndabona ari byo byari kuba byiza. Rwose urabeho ugenda amahoro, nanjye ndasigaye kandi abo turi kumwe barampagije. Ndagira nubwo bisekeje ariko nawe ubyumve. Umugabo yanditse agira ati ndebe ko umugore yagarura agatima yibutse ibyo nakoze n'imirimo nakoze. Undi nawe aramwandika ati ahubwo ihute iyaba nasanze ugezemo umugozi, niko kumuhura. Ubu butumwa Yesu yohereje Yohana mu yandi magambo utabucunze neza, wagira ngo amwishituye, wagira ngo avuga ati ipfire. Ariko nagira abankurikiye mwumve neza indiba y'ubutumwa hwiri. Kumubwira ko ibirema bigenda, kumubwira ko impumyi zihumuka, kumubwira biriya byose, arasa n'umuntu ukangura umutima ngo Yohana yibuke misiyo ye. Munyumve abakristo bene data, ndagira ngo uyu munsi nkwibutsa, ndakwibutsa misiyo yawe ni iyihe yo kuba hano mu isi. Kugira ngo tuze gusobanukirwa neza ubutumwa bwa Yesu kuri Yohana, reka tubanze twibuke ibi bikurikira. Icyambere, ese Yohana umubatiza muramuzi ninde? Abankurikiye mwese ndasaba Imana yo mu ijuru ngo imfashe mwumva aya magambo. Uyu Yohana Yesu yandikiye buriya butumwa muri iriya nteruro izimije, umuntu yagira ngo aranamwishitura, aramubwira ati pfira uzape. Ninde? Daboru ninde? Akenshi abantu bavuga Yohana umubatiza ntabwo bibuka neza uwo ari we. Yohana uyu ntabwo ari undi muntu, niwe Eliya. Mwumve bakristo, niwe Eliya. Muri iki gice umurongo wa 14 umva uko Yesu yamuvuze. Ngo kuko umurongo wa 13, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuwe kugeza igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera, uwo ni Yesu. Yohana niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Uyu wabwirwaga, uyu wafunzwe, nubwo yabyawe na Elizabeth mukecuru, nubwo yabyawe na Zakariya muzehe, nuko Imana gusa yashatse kumunyuza muri abo bantu, kuko n'ubundi nta wahanuka mu ijuru nkuko na Yesu byagenze. Yesu ntabwo yahanutse yari Imana, yaraje anyura muri Mariya na Yosefu. The same niko na Yohana yaje ari Eliya, Imana imunyuza muri Elizabeth na Zakariya. Niyo mpamvu muzabona we ubwe ntabwo yabaye muri urwo rugo. Bibiliya yatubwira ngo uwo mwana arakuraba mu butayu ngo agwize ubwenge n'imbaraga. Yabaye mu butayu.
ntabwo yabaye kwa Zakariya na Elizabeth. nta nombe z'ibirayi bamuhaye, nta mayoneze, nta makaro, nta biryo by'abana bamuhaye. Yohana yagiye kurya ubuki bw'ubuhura hamwe n'inzige. Nta myambaro bamukanishirije, yagiye kwambara ubwoya bw'ingamiya, niko dusoma. Aba mu butayu kugeza igihe yarangirije imirimo ye. Ndagira ngo mumfashe gutekereza, uyu muntu ninde? Uwo ninde? Uwo ninde? Muraza gusanga rero mu mukurikirana muramubona mu murongo w'abantu batari kuguma kuba hano kuri isi. Ntabwo mwibuka igihe yari yaragendeye, niba ari Yohana koko, kandi nibyo ntabwo twashidikanya. Ni mwibuka igihe Eliya yagendeye, yagiye ryari? Yagiye igihe yaraherekezwe na Elisa, bakanyura i Beteli, bakanyura i Gilugari, bakambuka umugezi Yorodani. Bamara kuwambuka, Elisa arimo areba, harimo yitegereza, ngo agiye kubona, abona amagare y'umuriro amanutse mu ijuru, arimbishijwe, harimo ibyangombwa byose. Haleluya! Amaze kuza, ageze aho ngaho, abona Eliya aruriye, umugaragu w'Imana aruriye, agiye ku magare, amagare aramutumbagiza, aramujyana, umwenda arawusiga. Elisa arawutoragura, aragenda ajya mu ijuru, amara y'imyaka. Niwe Imana yongeye gutuma, arazanyura muri Elizabeth na Zakariya, aravuka, avuka atari, kugira ngo rero wumve ubutumwa Yesu yatumye, ubwumvira aho hantu. Urumva ari nde? Urumva ari nde? Ukurikije rero uko inkuru yari imeze, niho uzabona ko ubutumwa Yesu yamutumyeho bwari ubwo gukangura umutima we. Ukurikije uko ibibazo byakugezeho, ukurikije uko imirimo wakoreye Imana, ukurikije ibintu byose uko byagenze, wakwibaza ngo ese koko jewe ndi iki? Niba twibuka Eliya uko yagiye mu ijuru, turibaza ngo ese umuntu utuye mu ijuru yagomba kwifuza kuguma mu isi? Niba yaraje nka message, nk'intumwa, akaza aje guteguriza Yesu, buriya bakristo reka nongere mbabwire niba mutari mubizi, Yohana niwe waje gukoresha romise reprise y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Afata rero ibintu by'abahanuzi bose bahoze bakora, by'ubuhanuzi, byo kuba abacamanza, byose araza, amaze kubatiza Yesu arabimushyikiriza. Yesu ahinduka urufunguzo n'umugenga w'isezerano rishya. Yohana rero iyo mirimo ye already yari yayirangije, yari yayirangije. Ntabwo nzi ko munyumva neza, ariko umwuka w'Imana abafashe mwumve aya magambo neza. Yohana mu yandi magambo ntabwo yari yaje kuguma hano ngo yubake agira amazu. Ntabwo yari yaje kuguma hano ngo agira ibikingi. Oya, imirimo ye yari yayirangije, yari yamaze gutangaza. Yesu ni nkaho yamubwiraga ati, ibintu byose waharaniye, ibintu byose byakuzanye birimo birakorwa, kandi birakorwa ku kigero cyiza. Akanamubwira ati, kandi ubwo biri gukorwa n'abazadusimbura barahari, wowe komera. Haleluya! Wowe komera, wowe komera. Ese wowe unkurikiye wibuka uriwe? Ese wowe wibuka n'impamvu uri hano? Ese wowe wibuka itandukaniro ryawe n'abandi? Ntabwo uzi ko uri umugeni wa Kristo? Ntabwo uzi ko uri umukozi w'Imana? Ese wibuka ni wacu hariho? Ntabwo uzi ko Pawulo yavuze mu rwandiko rw'Abafilipi akavuga ati, ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava.
wowe si byo urabyibuka. Imana nigufashe kandi Imana nikuyobore. Aya magambo uyumve neza. Birumvikana ko umubiri, isi n'intambara zabyo byari byamaze kujegeza Yohana, maze umutima we uraruha, bituma ashidikanya kuri Yesu. Rwose ndahamya ndashidikanya ibyo twahuye nabyo hagata bisanga n'ibindi twari twarahuye nabyo na mbere ya corona. Negasi corona yazanye ibibazo, na mbere yayo twari dufite ibibazo. Ntambara twazibayemo imyaka irashize, ibibazo twabibayemo imyaka irashize, ubukene bw'amafaranga twarabugize imyaka irashize. Ntabwo ari corona ibizanye gusa, nayo yaraje irongera isongamo. Ibyo bintu byose rero, izo ntambara zose n'izo ngorane bituma imitima y'abantu benshi iruha, bakaba bafite ikibazo babaza ngo ariko niyo yavuze niwe cyangwa si we. Ariko Imana igufashe, fashe n'umutima wawe, urinde kuruha, urinde no kunanirwa, urinde gucika intege. Yesu aracyari wa wundi kandi aracyari ku ngoma. Niwasoma neza muri ayo magambo, gihe cyarageze, ntabwo Yesu yigeze aza kuri gereza. Ahantu reka mashyira akabazo gato ngusabe kugenda wibaza, ese natagusura muri iyi minsi nk'uko uri gutitiriza, urabivamo, uragumamo, biragenda bite? Nutabona akazi ko bishoboka? Niba gukura mu nzu ko nabyo bishoboka? Ikibazo ni wowe kiribe. Urabivamo usubire mu gusambana, urabivamo usubire kwiba, urabivamo usubire guteka imitwe, biragenda bite? Ko Yohana ataje kuri gereza, ko Yesu ataje kuri gereza? Ubu ni ubutumwa bwiza. Nshuti, ubu ni ubutumwa bwiza, ni ijambo. Ntugire ngo ni ibigambo n'amagambo y'abantu, ni ijambo. Kubera ko rero akenshi usanga tumenyereye kumva ibintu byiza bitunezeza, umuntu yageze ahangaha agira ikibazo. Nigeze kubabwira umukobwa umwe wagiye asanga misiyoneri Reniyusi, yaramubwiye ati Reniyusi, ndagira ngo unsengere. Reniyusi yari umumisiyoneri wo muri ADPR wo mu Busuwisi. Nuko aramubwira ati ndagira ngo unsengere, Imana impa imbaraga nje nihanganiye ibigeragezo nkomere. Nuko Reniyusi amurambika ibiganza aravuga ati Mwami Imana, uyu mukobwa guhera none muteze intambara, muteze n'ibibazo n'ibigeragezo byinshi. Mukobwa mukura ikiganza ati oya, si ibyo nakubwiye kunsabira, nakubwiye. Muzungu arakomeza arabimutongera, arangira aramubwira ati kujya unzabira ibintu biba atari byo nakubwiye. Aramubwira ati ese niwasabye kuzihangana? Nagira ngo rero mpamagara ibintu wakwihanganira uzabyihanganira. Ndakubaza ikibazo, ni Yesu none yatinda kuzana atanaje? Urahangara? Ako kanwa kabivugiye mu mujyi, ako kanwa kabivugiye za Nyabugogo, ako kanwa kabivugiye muri Amerika, ako kanwa kabivugiye iyo yuri, kavuze ko agiriwe neza na Yesu wamubonye. Urahangara wongera uvuge ko atari we? Urahangara wongera uvuge ko, wongera ubaze ngo niwe cyangwa ntabwo ubizi? Yavuze kabiri gatatu asubiramo udahari se? Ntabwo ubizi inshuti yanjye? Reka intambara zibeho, reka ingorane zibeho, reka ibibazo bibeho.
Bibiri iratubwira mu rwandiko mu gitabo cy'ibyakozwe no mu bice 14 umurongo wa 25 hava ngo bakomeza bene data ngo babashishikaza bababwira ko tuzahura n'amakuba tuzahura n'ibibazo niba dushaka kujya mu bwami bw'Imana. Oni bari nabasi wari watumwe muri Antiyokiya abwira abakristo ba ko niba dushaka gukomera niba dushaka kubona ubwami bw'Imana tugomba kunyura mu makuba menshi. Yohana Bibiri iratubwira ngo igihe cyarageze Herodi akora ibirori, akoze ibirori, agakobwa ke karamubyinira, kamaze kumubyinira anezerewe n'abatumirwa biwe, ngo arakabwira ati nsaba icyo ushaka mwana wanjye. Umwana avuga ati ntacyo nagusaba ntabajije mama. Kumbi nyina ni wa wundi wagiranye ibibazo na Yohana kuko yari yaranze ko acyurwa na Herodi wo kuba atari umugore we. Ntabyo harimo amasindi. Umugore amubonye umwana araza aramubwira ati ndabyinnye none papa arambwiye ngo nsaba icyo nshaka akime. Undi aramubwira ati genda ihute mubwire ko ushaka umutwe wa Yohana. Ni murumva imvana. Kobwa ariruka. Abantu basaba nabi, uyu mugore yasabye nabi yo kanyago. Yaza gusaba umugabane w'ubwami nk'uko Esteri yagiye kwa Moridekayi wa Hasuwerusi. Yaza kugira icyo asaba gikomeye baragiha ariko basabye umutwe batari buteke batari burye. Ishyari ibintu by'umujinya bisabisha umuntu ibintu bibi. Sibyo nashatse kwigisha. Ibintu by'ishyari ibintu by'umujinya ibintu by'itima bisabisha umuntu ibintu bibi akazasanga yasabye ese iki gihanga ko batari bugiteke ngo bakinywe misosi cyari ikiki. Mukobwa aragenda abwira papa we tinda gusaba umutwe wa Yohana kuko ari yavugiye imbere y'abantu. Yohereza abasirikare muri gereza bazana Yohana bamuca umutwe bawushyira ku isahani baramushyira. Yesu atahageze no mwishingurwa rya Yohana Bibiri iratubwira ngo abigishwa ba Yohana baramushyingura ntabwo Yesu yahageze. Niyo mpamvu yanditse avuga ati hahirwa umuntu w'ibyanjye bitazagusha. Hari ibintu bimwe tutemera dusa n'abadashaka kandi nta n'uwabishaka koko uko tumeze ariko nyamara kutabishaka bishobora kuza. Ese ibi byaje bimeze byo guhera mu nzu ntiduterane tukaba tumaze amezi hafi hagiye kuba 7. Ibyaje se ariko niyo twavuga ngo kwa China Yesu toka kwa China reka ntitwabivuze se bikinatangira toka daimoni. Hari n'uwihanagara avuga ati pepo wo mu pepo wa corona atuko yaheze kuri Goma atuko muzi ko Ebola yaheze kuri Goma ntabwo izatugerera mu gihugu. Haleluya. Iryo teraniro murarizi muzashake kuri YouTube muzaribona umuhanuzi arimo yiyizibukira bati twarahagaritse amapepo abazimu twarakumiriye ndetse bavuga ati ndatwika ndakongora ndashiriza. Niyo washiriza ingoma bihumbi byaranze biraza kandi uzaho Yesu ari mirimo irakoreka. Jyayo urebe ngwini wacu urebe jiwa natwe tuzi wawe turebe nkubaze ntariko muri iyi minsi kuva korona itangiye byakugendekeye bite uzampa ubuhamya pe umbwira imirimo yakoze. Mirimo irakoreka. Bakristo banyumva n'abazanyumva nyuma y'ubu reka mbabwire Yesu ariho niwe ni wa wundi. Nubwo ibintu bimeze gutya nubwo intambara zime nubwo bimeze gutya niwe nubwo atagiye gushyingura Yohana ntabwo ari ikibazo. Yohana yarahambwe aragenda asubira mu ntebe ye mu cyicaro cye ubu ari kumwe na Yesu. Haleluya. Yohana uyu munsi ari kumwe na Yesu kandi umurimo we yarawurangije. Neriya azongera agaruke muri cya gihe cy'ibyumweru 3 y'Isirayeli izabiri imicungurwa niwe uzongera kwaruka na Mose bombi bazongera bagaruke. Ubwo Eliya azaba abaye ku isi inshuro 3. Bwa mbere yayibayemo
igihe cy'ikarumeli, ubwa kabiri agaruka ari Yohana, ubwa gatatu azagaruka ari umuhamya. Niwe Bibiliya ivuga hariya mu 12 abahamya babiri, umwe ni Yohana undi ni Mose. Azongera agaruke Yerusalemu, bazanamwica noneho. Niko Bibiliya tubwira, intumbi irambarare mu mihanda ya Yerusalemu, nibajya guterura intumbi ngo bayihambe byange bayireke. Nyuma y'iminsi 3 izo ntumbi zizongera zizurwe, zizamuke bazireba. Yohana azaba azamutse mu ijuru bwa gatatu, ari we Eliya. Hariho ubusameza, tarakibuka se ko Herodi yamufunze, harakibuka se ko yababaye. Ndibwira ko yakubitanye na Yesu, kuko nubundi Yesu yagiye mu ijuru. Ntabwo mbizi, si impari, sinari impari, ariko ndibwira ko Yesu yamuramukije ati Yohana warahageze. Niko ntekereza, ati Yohana warahageze. Wenda Yohana kubera ko ari mu ijuru ntiyamubwiye amagambo menshi, wenda ngo atariko nawe burya warabinkoze, waramemukiye, nkwandikire ngo utumeho ubure kuza koko. Ntabwo mbizi, nibyo nitekerereza. Yesu ahubwo ati icyatumye naze we warakimenye, imirimo yawe wari wayirangije, ibyo wari wahananiye wari wabigezeho, najya kuzanwa n'iki. Ntekereza ko ari ikiganiro cya Yesu na Yohana bari mu ijuru, wenda tuzakimenya tugiyeyo. Reka ngaruke njye ku musozo. Birashoboka rero ubu kuburibwe bw'ibibazo urimo, uwo ni wowe mbwira, yewe unteze amatwi, wibaza niba ari Yesu mwavuganye. Ariko se koko reka nanjye nkubaza, ntabwo wowe ubwawe ufite ibihamya ko ari we mwavuganye? Reka ngende buhoro nkubaza, ngusubirire. Wowe ubwawe nta bihamya ufite? Harya muri iyi korona ho nta n'ibyo uri kubona se? Wenda ngube wabishingiraho. Kubona urya, kubona uriho, nigeze kubiba, kubona utarwaye, harya ho ni iki? Kuba wowe itarana kugeraho ni iki? Kuba twe tukiriho ni iki? Harya ubwo ntahari niwe wishidikanya. Icyo usabwa rero, yibuka intego yawe nyamukuru. Wibuke ko mu isi atariho iwacu. Wibuke ko iwanyu ari hahandi. Wibuke ko misiyo yawe yitumye uri hano mu isi ari ugukorera Imana. Kandi wibuke ko wibaze niba urimo uyikorera. Ndashoje, ndagusubiriramo. Shobora kuba ubabaye umeze nka Yohana mu nzu y'imbohe, ndetse n'amasengesho yawe ari ibibazo uri kubaza ngo ariko gabanya. Ndakugira inama, ahubwo ibuka uwo mwavuganye niwe, uwakubaye hafi niwe, wakurinze niwe, aracyari wa wundi kandi ntahinduka. Imana ishimwe. Kandi rero wibuke ko uko bizagenda kose, nubwo iyi korona yarangira hazaza n'ibindi, isi itangiye kujya muri bya bihe byayo by'ibise. Mwibuke ubuhanuzi. Ibyo bise byose rero nibinatugeraho nta kibazo, ariko icyo tuzi iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Imana ishimwe cyane. Imana rero igufashe, wongere wibuke ko Yesu ari we, ni wa wundi, ntushidikanye. Kandi ibyo yagambiriye kugukorera azabikora, naho yagambiriye kugeza no mu bwami bw'Imana uzagerayo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo usengere Imana. Ndabizi ko unakabaye nguhamagara ngo uhaguruke, ndabizi rwose, ndabizi, ntabwo nshidikanya ko ijambo ry'Imana riza rifite icyo Imana ritumye, yari gitumye. Rero ndagira ngo aho uri uce bugufi, niwumva wahaguruka uhaguruke, niwumva wapfukama upfukame. Ndagusabira Imana ikomeze umutima wawe, wibuke nubwo ubutumwa Yesu arimo akoherereza wenda wagira ngo ntibusobanutse, ariko burasobanutse nk'uko twabibonye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data ukiranuka uri mu ijuru, ndagushimiye muri uyu mwanya mwiza kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota,
ijambo ryawe rifite ubugi impande zose, ijambo ryawe rirakomeye. Ndagusabye data kugira ngo rimanutse ntabwo ribura gukora icyo waritumye. Fasha imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mitima iri mu ntambara, iyi mitima iri mu makuba, ikabitekereza ko atari wowe, bihishuriye bongere bakubone, bongera ubibutse umugambi wawe kuri bo kudahinduka. Kandi turagushima kuko umugambi wawe udahindurwa n'ibihe, indwara ntizibihindura, ibyorezo ntibihindura, imigambi yawe ihora myiza ibihe byose. Girira neza itorero, girira neza abakozi bawe, abaduteze amatwi bose turabasabe, kandi uwaciye bugufi umubabarire, umweze, umutunganye, umugirire neza. Urakoze data, mu izina rya Kristo Yesu, amen.